ariko iyo Imana igutumye uragenda, kuko iyo igutumye nka gucyo ntabwo ikubwira ngo ugende muri rusange, keretse iyo byakabije byamaze gufata indi ntera ari nka benshi. Ariko iyo ari umwe Imana igutumyeho uyisaba ubwenge ikabuguha, ukagenda ukamusanga mukaganira. Si wenda hari uwugeraho akagutera utwatsi cyangwa se agashaka kukwereka ko ibyo uri muri nk'umusazi, ariko icyo gihe nabwo usaba ibimenyetso, ubundi Imana ikagufasha kumugezaho ibyo ukwiriye kumugezaho. Yego. Turaho kwito tujyanye no gusaba ikimenyetso. Ese ubundi ikimenyetso urivugira uti Imana kugira ngo menye ko ari we wambwiye mpiki kimenyetso ukagipresiza, cyangwa Imana yirareba ikavuga teka nkwereke iki ngiki ubishatse, kuko Imana ni umubyeyi. Iyo ubishatse ushaka kuguha ikimenyetso runaka ukacyatura yakigu, ariko utanacyata ukavuga ati nkeneye ko bimenyekana ko ari wowe Imana, iryo naryo rirahagije. Hari abafite Egiputa y'uburwayi, hari abari muri Egiputa y'inzara, hari abafite ibibazo bitandukanye, ariko tumenye neza ko waturishije inyanja mu izina rya Yesu Kristo. Hari inyanja zitumye abantu batambuka, hari inyanja zitumye abantu barara badasinziriye, hari inyanja zitumye abantu babura amahoro, hari inyanja zitumye abantu basama ariko inda zikavamo, hari inyanja zitumye abantu batwita ariko ntibabyare, hari inyanja zitumye inda zifunga abantu ntibatwite, hari inyanja zitumye abantu barwara bagahera ku bisasiro. Mana ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Yes, reka mbasuze bakunzi ba Concorde TV show aho mwerose mu Rwanda, mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Nk'ibisanzwe ndi hatuma Imana Concorde kafata umwanya gushimira wakanze subscribe kadushyigikira, twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikanda, gusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije yuko ntazajya mbicisha irungu, ahubwo ngomba kujya ndeba abakozi b'Imana tukiganirira, tukibutsa abantu uko Imana yacu ivuga, itegeka bikaba kandi isezeranya igasohoza. Uyu munsi turi kumwe nande? Innocente Batamuriza. Innocente Batamuriza niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Yego, reka dutangirize n'isengesho rwango Imana ize kubana natwe. Amen. Kadusenge mu izina rya Yesu. Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buhoraho kandi buzahoraho, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Wahozeho nta uzakubanziriza, uri igiti cy'inganzamarumbo, urera cyane urakiranuka, izina ryawe nirishimwe. Tugushimiye ko bukeye turi bazima kandi bukeye turi amahoro, duhumeka bigakunda, tukavuga bigakunda, izina ryawe nirishimwe. Igitondo nk'iki rero utwemerere utubashishe, utwemere uhagarane natwe, ufungure imitima y'abantu bawe, womore inguma n'ibikomere, ukiza abarwayi, urengere ubwoko bwawe gutakiya kubone, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngaho ganza gahunda zose uziyobore, utwimane kandi utwiteho mu izina rya Yesu. Amen. Amakuru ni meza. Abana bara bameze neza nta kibazo. N'umutware bameze neza nta kibazo. Bose nakaka bameze neza. Yego, umurimo w'Imana naho nta kibazo turawukomeje. Ejo ndi twakoranye ikiganiro. Ubu mbwiye ukuntu wagiye kubwiriza warangije baguha agapapuro bati warengeye. Uziko icyo nashyizeho titre, niyo titre nashyizeho. Neza. Imana yampaye ubutumwa bukakaye.
ati Imana yampaye ubutumwa bukakaye mbujyanye, nyine abantu barapinga bumva ko nabarambiye, babanyandikiye agapapuro ati rwose gira vuba. nta niko byagenze. Nose akenshi ari ubutumwa bukakaye cyangwa se ubudakakaye biba bimeze bite? Ubutumwa bukakaye nyine hari igihe urabona wenda nko guhanura, wenda tuvuga urugero, Imana ishobora kugutuma nk'ahantu, yego, wenda nko mu rusengero hariyo wenda nk'abarozi. Ubwo butumwa ni ubutumwa bukakaye kugira ngo ubutange ubutambutse ku bantu cyane. Kandi noneho hari igihe baba barimo ariko wenda bafite n'imirimo ikomeye muri iryo torero. Ubwo urumva rero ibyo bintu kubivuga biragoranye, bisaba ubundi bwenge. Ubwo rero nibwo butumwa twita bukomeye cyangwa bukakaye. Yego. Naho ubworoheje nyine ni ibisanzwe, bisanzwe biri aho ngaho bidakomeye cyane ku buryo wenda rimwe na rimwe Imana ikubwira ati genda ubabwire wenda ko nzabarinda, ko nzagira gute, mbese ibyo byoroshye. Yego. Ubwo urumva nyine biba bitandukanye. Ese ntabwo Imana yigeze gutuma ku muntu, wa muntu buri inkingi mu rusengero akomeye, bavuga bati dukeneye amazimano, ugasanga ati njyewe nzagura inkoko, bati turi mu nyubako, ati nge nzatanga urugi n'ibiki n'ibiki, ugasanga nyine ni wa muntu ukomeye, ariko Imana ikaba yakwereka yuko hari ibyaha afite? Ibyo ngibyo ntabwo byabura, kubera ko akenshi abantu hari igihe twambara uruhu rw'intama ariko imbere twarashize. Ibyo ntibyabura, ariko iyo Imana igutumye uragenda, kuko iyo igutumye nka gutyo ntabwo ikubwira ngo ugende muri rusange, keretse iyo byakabije byamaze gufata indi ntera ari nka benshi. Ariko iyo ari umwe Imana igutumyeho, uyisaba ubwenge ikabuguha, ukagenda ukamusanga mukaganira. Si wenda hari uwugeraho akagutera utwatsi cyangwa se agashaka kukwereka ko ibyo urimo uri nk'umusazi, ariko icyo gihe nabwo usaba ibimenyetso, ubundi Imana ikagufasha kumugezaho ibyo ukwiriye kumugezaho. Yego. Turi aho kwicyo tujyanye no gusaba ikimenyetso. Ese ubundi ikimenyetso urivugira uti Imana kugira ngo menye ko ari wowe wambwiye mpiki kimenyetso, ukagipresiza, cyangwa Imana yirareba ikavuga teka nkwereke iki ngiki? Ubishatse, kuko Imana ni umubyeyi. Iyo ubishatse ushaka kuguha ikimenyetso runaka ukacyatura yakiguha, ariko utanacyatuka ukavuga ati nkeneye ko bimenyekana ko ari wowe Mana, iryo naryo rirahagije, ako kanya iriyerekana. Yego. Kushama mufite urugamba? Ni urugamba cyane. Urugamba rukomeye, ariko none se iyo wiyemeje kuba umusirikare n'ibirimo byose ugomba kurwana nabyo. Si ubundi wigeze wifuza kuba umuhanuzi cyangwa byapfuye kwizana gutyo byarakugwiririye? Umuntu aravuka Imana ikamugenera ibintu runaka, nanjye ntabwo iby'ubuhanuzi ntabwo navuga ngo nigeze mbyifuza gute, kubera ko ni ibyaje ndi mutoya. Navuga ngo ni iki Imana yari yarangeneye. Yego. Kuko hari abo twagiye tuganira wenda bakambwira ko babisengeye igihe kinini, hari abo twaganiye bakambwira ko bari bafite icyifuzo kimeze gutyo, ariko njyewe ntabwo natinze cyane ngo ndi kubisaba. Yego. Nahise mbona ko ari wo muhamagara Imana yari yarangeneye buriya. Wemera ikintu bita igeno ry'Imana? Igeno ndaryemera cyane. Kuko igeno ry'Imana ntabwo naba ntaryemera, kuko icyo Imana ikugeneye ni icyo, ntacyo warenzaho. None se niba gusenga bishobora guhindura igeno ry'Imana? Gusenga ntabwo byahindura igeno ry'Imana, kuko ni nyiribihe. Yego. Kandi n'uwo tuba dusenga naniwe n'ubundi, ahubwo we keretse wenda gusenga icyo byahindura ni imibereho y'umuntu. Naho igeno ry'Imana by'uko byagenda kose ntabwo wavuga ngo nese ubwo wavuga ngo ni nka kwa kundi bavuga ngo urega ni uregera. Ntabwo wavuguruza nyiri ijambo. Bivuze ngo niba umuntu yarwaye ariko Imana yagennye ko arapfa, nubwo wakwiyiriza ay'iminsi 7 cyangwa iminsi 10 uri gusenga, n'ubundi aragenda. Keretse wenda Imana ivuze iti nibura ikakugirira imbabazi. Reba muri Bibiliya hari umuhanuzi Imana yigeze gutuma kuri Hezekiya, iramubwira ngo nagenda abwire Hezekiya ngo Hezekiya araga ibye byose ngo kuko agiye gupfa. None amaze kubimugezaho, Hezekiya ngo arangije ngo yerekera ivure,
barangije ngasenga isengesho ngo asaba kongererwa iminsi yo mbese yibutsa Imana imirimo arayibutsa ibyo yakoze byose nuko yagenze kose arayibutsa Imana ngirangije mbese imera nk'iyisubiyeho igira imbabazi igira impuhwe irongera imwongerera iminsi yo kubaho hari igihe rero usenga isengesho rikaba ryakora ku mutima w'Imana ikaba hari icyo yahindura wenda wari ugeze ku gihe ariko akenshi iyo Imana yashizeho stop ubwo aba ari stop kimwe nuko nubundi ushobora gusenga nka gutyo ikavata uyu muntu nkurikije uko nkoze ku mutima ariko ntago ari kuri buri bose nta nubwo ari na buri gihe ni ibibaho bitunguranye twebwe tutashobora kumenya Imana rero ikabigize gutya ikongereye igihe cyangwa se igize akisunikamo gakeya ukabugiza amahoro yego none se ubuhanuzi n'urugero ubu kandebe ubu ushobora kumpanurira uti Imana iguhaye imodoka izaguha imodoka narangiza nkagwa kugwa kwanjye kwakuraho gusohora kw'isezerano Imana yo yivuze ntibeshe byatinda bitewe nuko witwaye yego ibyo ngibyo hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo iyo isezerano ryitwayemo nabi ntirisohora aho ndahemera ariko rishobora gutinda rigaca hirya rigaca hino imyaka igashira indi igashira indi igashira ariko isaha ku isaha rikazagira gute rikazasohora kuko Imana ntago ari nk'umuntu ugusezeranya ngo wenda namara kugusezeranya nabona wenda wakoze ikintu wenda nta ahite yisubiraho ngo kubera ko wantutse ngo sinyigwaye ya modoka oya Imana yigusezeranije ushobora kwivuruguta mu byaha ikabitinzemo ariko mu gihe runaka imodoka ikazasohora kimwe nuko bishaka kuzasohorera umuryango wawe imodoka ikazinjira iwawe wenda wowe ntiuyiboneho ariko abiwawe bakayibona ubwo bikazaba ari rya sezerano Imana yaguhaye yego ariko nanjye aho turi kwemeranya gute kuri umuhanuzi uhanurira abo twita abakristo gusa cyangwa n'abapagani Imana y'igihe ibagutuma ikaguha ubutumwa bwabo kandi bwiza atari kuvuga ngo barapfa ntibibaho bibaho cyane hari umuririmbyi waririmbye indirimbo ndamukunda nzayishaka nyimenye arimba ngo Imana igusha imvura mu mujyi no mu cyaro menza ari Theogene Ntari avanga Imana igusha imvura mu mujyi no mu cyaro icyo yarashatse kuvuga nuko Imana iramutse irebye ubwiza cyangwa ikareba aho abantu batuye ntabwo abantu babona ibyiza bivuze ngo rero waba uri mubi waba uri mwiza Imana igukunda ntacyo wiyitayeho kandi ntabwo yakwima ibyiza ngo nuko nguri mubi ngo nuko nguri umunyabyaha irabiguha ahubwo gahunda yayo misiyo yayo ni ukugukebura nawe ukamenya ko ari Imana yego kuko aho icyo nakuramo niki sibyo ntabwo tugiye kwigisha abantu ngo niba Imana iguhaye isezerano ngo genda ngo ujye kugwa ngo nubundi rizanasohora oya ahubwo ikiza aho yakubiye bikubwiriye rindiriraho ndaguha urugero twavuze ku modoka Imana ishobora kugusezeranya imodoka uri umukristo utanywa inzoga yego sibyo yego reka turebe ese isezerano risohoye waraguye n'irisohoye ukiri mu byizerwa aho ryakugwa neza ni hehe turaza gusanga yuko mu gihe ukiri mu byizerwa aribwo ryakugwa neza twari turi ku modoka Imana igusezeranyije imodoka ntabwo unywa inzoga urarangije wigiriye kunywa inzoga n'ubundi ryasohoye utwaye ya modoka wasinze uragonze none bwo ryasezerano ntiryasohoye ko ntirikuviriyemo ibibazo kuko waryitwayemo nabi cyane ariko nukomeza iyo nzoga ntuyinywe n'undi ukitwara imodoka uri soba utanyoye bizagenda neza icyo Imana yasezeranije ntabwo igibeshya kirasohora ariko icyiza nuko wategereza kikazasohora ukiraho mwavuganiye n'abandi uko babyumva muri comment yarafunguye muze kutubwira nge na mama Isabelle ni gutya turi kubyumva yego reka tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana ariko nta gapapuro nateguye noneho nisanzure akagiga k'agapapuro kanisanzure kari agapapuro rero karabangama cyane kabangamira abantu kandi buriya iyo kari agapapuro kaje hari igihe kamera nk'akakudeviye mu mutwe ukumva sinzi uko ubaye
ariko ibyo ntago byatubuza gukorera Imana mu murimo w'Imana. Ibyo bibaho, ushobora no kutabona agapapuro ukabona ibindi birenze agapapuro, ariko tuzakorera Imana mpaka Imana izaduha imbaraga tuyikorere, nta mutima mubi, nta nugunda, mbese nta pfuno cyane rwose. Noneho telefone yawe iri kwemera se? Umva yakize, hari gatoya katarakira neza ka rezo, ariko ubu irimo umuriro. Magambo turasoma uyu munsi rero ni amagambo ari mu gitabo twasomyemo kuwa kangahe? Yego, biryoha bisubiwemo. Ari muri Mariko n'ubundi, ariko noneho ibice ni 4. Murongo ni wa 35 kugarukira kuri 41. Mariko ibice 4 umurongo wa 35. Aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigezaho bwenda kurengerwa. Yarasinziriye aryamye ibwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, tubyitayeho ko tugiye gupfa. Ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati ni iki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya cyane, baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Amen. Haleluya. Amen. Iyo maze gusoma ijambo ry'Imana rero, Bibiliya mba nyirambitse nko ku ruhande, nta kibazo, kugira ngo tuganire neza. Yego. Iri jambo impamvu narizanye, naje ndi gutekereza ndavuga, ariko uyu munsi ni iki naganira n'abantu? Uyu munsi ni igiki? Numva nkwiriye gusomera ijambo. Icyo rero ndi kugira ngo tuganire muri iri jambo ni ikintu kimwe gusa, ikintu cyitwa kurindira. Yego. Cyangwa se kutarambirwa. Haleluya. Amen. Yesu iki gihe yari ari kumwe n'abigishwa be cyangwa se n'abandi bantu, ngo bari mu nyanja. Ngo noneho Yesu ikintu yakoze urakizi, yahise yiryamira. Amaze kwiryamira arasinzira. Burase yari asinziriye? Nje mbona ko atarasinziriye, kuko iyo abasinziriye ibyo byose byaje byari guhita bibaroha mu nyanja. Ariko kubera ko atarasinziriye, ahubwo yaracecetseho gato, nge niko mbibona. Kuko ubwa mbere byarabaye arihorera. Induru yari iri mu bwato yarayumvaga, urusaku rwari ruri mu bwato yararwumvaga, uko batabazaga yarabyumvaga. Urabona iyo uryamye umuyaga ugahuha, ibiti bigakomangana, ntabwo wabura kubyumva. Yesu nawe iki gihe rero ntabwo ari uko atabumvaga. Yesu yarahara, ahubwo kwari ukugira ngo abanze amenye neza kwizera kwabaho kugize gute guhagaze, cyangwa nabo ubwabo babanze bamenye uko bagomba kugira gute gutabaza. None ngo baratabaje, ngo baratabaza Yesu arihorera, ahubwo ariryamira, wenda ariyoroza, mbese abereka ko atabumvise, atari no kubitaho. None ngo bigeze aho baramukomanga cyane, ngo baramubwira ngo mwigisha, ngo mbese ntabwo ubyitayeho ngo ko tugiye gupfa? Yesu arakanguka, abanza kwitonda, abanza kureba iburasirazuba, areba iburengerazuba, aritegereza, mbese aratuza. Amaze gutuza, arangije ngo ategeka inkubi y'umuyaga irahagarara. Noneho ngo babibonye barumirwa, bavanga, ariko ngo uyu ni muntu ki ku buryo n'umuyaga, ku buryo n'ishuheri, ku buryo n'umuhengeri umwumvira ugatuza? Yesu nayo ngo hari ijambo yabasubije, aje ngo mbese arasoma hepfo yaho ngo yarababwiye ngo mbese ngo ntimurizera? Ababaza icyo kibazo.
abandi mu by'ukuri wenda nubwo batagize icyo bamusubiza ariko bigaragara ko bamwaye bakibaza akavasi igihe twagendaniye n'uyu muntu ko yakoze ibitangaza n'imirimo turi kureba ni gute wenda mu mutima. Ariko njyewe icyo nari nshatse kubwira abantu uyu munsi ni ikintu kimwe gusa, wicika intege witendebuka wisubira inyuma ngo uvuge ngo nuko nahamagaye rimwe Yesu ntiyumve, nuko natabaje sinyire, nuko natabaje kuwa mbere ntansubize, nuko natabaje kuwa gatatu ntansubize, nuko nahamagaye kuwa kane ntansubize. Wicika intege wicogora, nubwo acecetse ari kukumva isaha ku isaha, umenye ko ari mu nzira aje gutunganya ibyawe. Wivuga ngo nuko wasenze kenshi, ngo wasenze ubutayu ngo usenga amajoro, guhamagara hehe na hehe uzamuka imisozi uri gusenga ngo Imana iguhuru byaro biranga. Iyi saha Yesu ahagurukiye kongera kugira icyo arema mu mutima wawe, cyangwa ahagurukiye kugira icyo arema ku buzima bwawe. Nubwo bwa mbere byanze, ubwa kabiri bikanga, ubwa gatatu bikanga, ariko noneho Yesu aje guturisha inkubi y'umuyaga ku buzima bwawe. Haleluya. Birashoboka ko wazamutse imisozi, birashoboka ko wasenze pe ukajya hirya no hino ugahamagara hehe na hehe, nawe ukagera ubwo urambiwe ukavati Imana ntinyitayeho. Aleluya. Kavati nyamara aho nasenge Uwiteka ntiyanyumvise, aho bigeze ubu ngubu ndapfuye birarangiye, ukagira kwiheba. Kandi Bibiliya itubwira neza ko iyo wihebye no gupfa uba ugiye gupfa. Ariko ijambo riravuga ngo nubwo yari yacecetse, nubwo yari yihoreye, ariko ntabwo yari yahoze cyangwa ngo asinzire, kuko umuririmbyi yaririmbye ngo iyo aryama twari gupfa, iyo aryama twari gushira. Ntabwo yaryamye nta nubwo asinziriye, ahubwo aguteze yombi, komanga aragukingurira. Haleluya. Amen. Yesu ntabwo ari nk'umwana w'umuntu ngo abone ugeze mu kibazo ngo akwihorere. Yesu ntajya twinuba ngo abone kuwa mbere turakomanze, kuwa kabiri turakomanze, kuwa gatatu turakomanze. Bibiliya itubwira umugabo bita Yakobo ngo ukuntu yakiranye na marayika mpaka bukeye, ariko birangira icyo yarashaka kuri marayika kimukuyeho. Nanjye icyo nabararikira uwaba uri kunyumva wese aho waba uherereye, wafite ikibazo cy'uburwayi, wafite ikibazo cy'intambara, wafite ikibazo cy'inzara, buri kibazo cyose ufite, nkuhamagariye kongera guhamagara bundi bushyashya, kongera gukomanga Yesu, kongera kumukoraho, kongera. Kristo nawe ikimuzanye nukukurengera. Nkubwije ukuri yuko Yesu ikimuzanya ari ukukurengera agaturisha inyanja ku buzima bwawe. Inyanja ku buzima bw'umuntu nakangari. Bariya bari mu bwato, ariko twebwe ubu ntabwo turi mu bwato, ahubwo ubwato turimo nubwo ibibazo turimo. Wagira inyanja y'ibibazo ku buzima bwawe, wagira inyanja y'inzara, wagira inyanja yo kubura urubyaro, wagira inyanja y'intuza y'uburwayi, wagira inyanja mbese yo guhora urabyara urapfisha. Hariho n'abantu bagira gutya bagatwita inda bakazisama, ariko zagira mu mezi runaka zikavamo. Zamara kuvamo iya mbere ikavamo, iya kabiri ikavamo, iya gatatu ikavamo. Ariko wirambirwa ngo uvuge ngo Yesu sindi bumuhamagare, dore zivuyemo nizi kandi nari namuhamagaye. Ongera uhamagare, nkubwiye ko Yesu aje kubikora, kuko nabo bari batatse cyane bari mu bwato. Iyo nayo ni umuraba cyangwa si iyo ni ishuheri kuriho, ariko Yesu aje kuyiturisha mu izina rya Yesu. Amen. Rero ndaguhendahenze cyangwa si ndakwinginga, nyemera wongere ugaruke, twongere duhendahende Kristo bundi bushasha, kugira ngo yongere agaruke ku buzima bwawe, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ntabwo rero ndavuga amagambo menshi, sindi bunatinde. Kimwe cyo nshatse kubwira abantu nukongera ntakurambirwa, kuko Yesu nawe iyo abonye wongeye akabona urongeye, burya ahita amenya ko ibyo uri mu birimo. Yarangiza akagutabara, ariko akakubwira ngo humura, niki kiguhangayikishije, mbese nturizera? Weho gira kwizera gusa, ubundi wongera ukomanga ibintu birakunda. Yesu rero abaha umugisha, kandi akomeze kubimana, kandi akomeze kubabera ku rugamba, kandi akomeze kubabera igisubizo muri ibyo byose tuvuze cyangwa se turondoye. Iyi minsi hari ibintu birihije abantu, bibabujije amahoro. Hari ibintu bitatu namaze kubona. Icya mbere nk'uko nkunda kubivuga ni ubukene. Icya kabiri ni urushako. Buriya mu rushako habamo byinshi, ubwo iyo mvuze urushako mba nshatse kuvuga byinshi. Mu rushako iyo utabuze urubyaro umugabo arakunanira. Ibyo ni ibintu biruhisha abantu, cyangwa umugore akakunanira.
kwikinira. Ibyo ni ibintu birije abantu. Icya mbere ubukene, icya kabiri urushako, icya gatatu noneho ni ibibazo tugenda tubona by'uburwayi, iby'intambara, iby'amadeni. Ibyo ni ibibazo mbese bisa nabwo ni ibintu bitatu mu buzima biruhije abantu by'imibereho n'iki n'iki. Ariko icyo nabonye cyo gishoboka ku Mana, iyo ufatirije kuri Yesu ujya kumurekura gutya, ibintu byose byamaze gutungana. Kuko mfite ibihamya n'ibimenyetso by'abantu bagiye baramufatirizaho, ingo zabananiye, urubyaro rwanze burundu, n'izo basamye zikavamo, ariko Yesu yabakoraho ibintu bigatungana. Ikindi abantu badakunda kwitaho, ariko njyewe nasanze nubwo tutacyitaho gikomeye. Hari igihe nkunda kubivuga cyane, nta nubwo nasuza ntabivuze, hari ibyaha bimeze nk'inkubi cyangwa se bimeze nk'ishuheri ku buzima bwa muntu. Ni ukuri nyiracyo akaba ashaka kukivamo, akaba arwana intambara buri munsi ngo akireke, akaba yihana ariko kikamusubiraho kikongera. Ngwino dusenge Imana, duhamagara Imana, wongere usubire mu murongo ushaka kujyamo. Icyo nacyo ni ikintu kiruhije abantu muri iyi minsi. Ariko nimureke dusenge, duhendahenda Imana, Imana izabikora mu izina rya Yesu. Amen. Yego mukozi Imana iguha umugisha. Reka mbabwire ngo Yesu abaye asinziriyeho gatoya, muhamagara umukangura ahita akanguka cyane, acyaha umuyaga, inyanja imwumvire neza. Wacyashye inyanja umuraba ugahagarara, ntabwo yananirwa gucyaha ibibazo bikugose, nawe ukaba mu mudendezo w'Imana. Yego. Reka dusoze, reka tugusabe utange nimero, ubundi udusoreze n'isengesho. Abantu b'Imana barakomeza kwihangana cyane muri iyi minsi, naho ntari kuri rezo, ariko narababwiye ngo turacyasenga, turacyahendahenda Imana kugira ngo ikore imirimo n'ibitangaza dufatanije. Mfite gusenga, tugahuza amaboko, tugahamagara Imana, nta kintu kinaniye Imana. Mu ijuru biriyo, umuririmbyi yavuze ngo mu ijuru biriyo nakangari, kandi koko nibyo. Imana ifite gukora rimwe ibintu bigatungana. Ariko muri iyi minsi nagusaba, wenda abaye hari unkeneye ashobora kukwifashisha. Nimero yanjye ni yayindi ndayibabwira, ariko ntabwo ihari kubera ikibazo cya telefone yanjye barayibye, hazamo bya bibazo by'uburwayi bujemo, sinabona uko mitangura indi. Ariko ndi gusenga Imana ngo ice inzira, haboneke telefone, ubundi mfasha abantu b'Imana, kuko nanjye birambangamira iyo mbona ndi kuvuga ariko simenye ngo mbese byagenze gute, habaye iki, abakeneye ko dusengana ni bande. Hari n'igihe haba hari ubutumwa bwinshi umuntu akwiriye gutambutsa, ariko ukabura uko ubutambutsa kubera ko utagize gute, nta buryo bw'itumanaho. Rero abantu b'Imana, nanjye birambabaje, ntabwo binejeje. Niyo mpamvu ndi gusenga ubutitsa kugira ngo Imana ica ku kagozi, ubundi duhuze rezo, tubwire Imana icyo twifuza, Imana ibaha umugisha. Ni 07 rero 86 320 507. Ndongera nyisubiremo 0786 320 507. Imana ibaha umugisha. Yego, waguhamagara akumva ntabwo iciyemo mu gihe utarabona indi, azanyureho nzakugeraho muvugana, nta kibazo. Dusoze n'isengesho. Reka dusenge rero, ubundi ibindi Imana ibiherekeze. Mana Data ushobora byose, Uwera wa Isiraheli, dukomeje nanone kuguhendahenda uko abanye n'Abisiraheli muri Egiputa. Turasenze ngo natwe ubane natwe muri Egiputa duhagazemo. Hari abafite Egiputa y'uburwayi, hari abari muri Egiputa y'inzara, hari abafite ibibazo bitandukanye, ariko tumenye neza ko waturishije inyanja. Mu izina rya Yesu Kristo, hari inyanja zitumye abantu batambuka, hari inyanja zitumye abantu barara badasinziriye, hari inyanja zitumye abantu babura amahoro, hari inyanja zitumye abantu basama ariko inda zikavamo, hari inyanja zitumye abantu batwita ariko ntibabyare, hari inyanja zitumye inda zifunga abantu ntibatwite, hari inyanja zitumye abantu barwara bagahera ku bisasiro, hari inyanja y'amadeni. Data wa twese turasenze ngo iyo nyanja irimo iyo miraba yose unyemerere uyitesha agaciro, unyemerere uyicecekeshe, abantu bawe babona amahoro. Ngaho iri jambo nuriherekeze kandi ryomora imitima y'abantu bawe, kandi uca inzira kugira ngo abantu bawe bakugereho, kandi ukomeze kutwagura mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri. Byose tubisabye twizeye izina ryawe Kristo, urakoze. Amen.